Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko umwe mu barwanye ba FDLR baherutse gushyikirizwa u Rwanda ari we wishe nyina wabo Rosalia Gicanda. Mu kiganiro rero umukuru w'igihugu aherutse kugirana n'umunyamakuru Mario, uyu nguyu yagarutse ku bibazo by'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta muntu umenya byose, nta n'ubikimenya bose. Ibyo utazi si uko bitabaho, kandi ibyo utumvishe si uko bitavuzwe. Niyo mpamvu utamenye Alma Fashion Limited. Aha niho honyine wabona imyenda ya originale, imyenda mvaburayi, amakanzu meza ya Turukiya ku giciro cyiza cyane kibereye buri wese. Aha ni mu mujyi wa Kigali ku nyubako ya Chic. Watubona kuri 078 12 78 541. Abifuza kurangura namwe kandi ntimuhejwe, tugane tuguhe imyambaro myiza kuko wambaye neza agaragara neza. Alma Fashion Limited, icyubahiro cyawe niko gaciro kawe. Yuko u Rwanda rumaze imyaka myinshi cyane ruhangayikishijwe rwose nuko umutwe wa FDLR wakoze genocide ukomeje kandi kwisuganya ufashijwe na leta y'umugabo rwose Kisekedi Kirombo. Yavuze ko ibyo biba ibihugu hamwe n'imiryango mpuzamahanga yose birimo irarebera nta kintu ishaka kubikoraho. Atanga urugero ku byo UNESCO imaje gukoresha asaga miliyari 40 z'amadolari Amerika, ariko rwose niko byagenze mu bikorwa bitazanira akamaro n'aka na gato ku butaka bwa Kongo. Uburyo rero yavuze ko UNESCO ijijisha ibyikora harimo no gufata bamwe mu barwanyi ba FDLR ikabaheza cyangwa se ikabashyikiriza u Rwanda rwose, naho ibindi akaba nta cyazi. Nta nibyo rwose abona kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru rero yahise amubwira yuko hari inkuru yumvishe yuko y'umujenerali wazanwe mu Rwanda mu minsi mikeya cyane ishize, cyangwa mu minsi mike cyane itambutse. Perezida rero Paul Kagame yungamo ati yego uriya niwe nakubwiye rwose, cyangwa se uriya niwe nakubwiye wishe mama wacu. Nta hantu mu kiganiro Perezida Paul Kagame yigeze avuga izina ry'uwo mujenerale, ariko rero usesenguye neza cyangwa se ubyitegereje neza ibyavugwaga ukabihuza n'ibiherutse kuba, ni Brigadier General Gakwerere yavugaga rwose niwe musirikare ukomeye mu babarizwaga muri FDLR washyikirijwe ku butaka bw'u Rwanda. Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste rero yari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'abandi barwanyi babo bagera kuri 13 baherutse gushyikirizwa u Rwanda, ndetse n'umutwe wa 23 nyuma yuko abafatiwe mu mirwano yagombaga kubagonganisha cyangwa se yakomeza kubagonganisha n'uyu mutwe wa M23 n'imbere gato yifatwa rya Goma. General Gakwerere rero yabwiye igitangazamakuru iki gihe ko kuva mu ishingwa rya FDLR yari umuyoboke wayo ndetse kandi ukomeye. Ati nabaga muri FDLR kuva yabaho rwose. Ni umugabo yavugaga rwose ubona ashize amanga, ubona ko nta kibazo na gitoya afite. Gakwerere rero yavuze ko yakuriye mu yahoze ari Kigali ngari, ubu rero ni muri Kanyinya Ishyorongi, ahantu barahaza abantu bose batembera umujyi wa Kigali. Mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Gakwerere yari afite ipeti rya Lieutenant, ariko kandi akaba yari umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya sous-officier ryabaga hariya mu karere ka Butare, aho yizerwaga rwose na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije wa ririya shuri. Biravugwa kandi Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula. Abangaba rero bakaba bariciye abatutsi benshi cyane kuri za barriere ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, ndetse kandi no mu cyahoze ari Butare. Aba bantu rero ngo bakoze ishyano rwose. Gakwerere rero ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda, baramwica. Rero anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye prefecture ya Butare. Tariki ya 20 Mata 1994 nibwo umwamikazi Rosalia Gicanda yishwe nyuma y'igitero cya Kapiteni Ildefonse. Nizeyimana wari mu kigo cya École de sous-officiers muri genocide yakorewe abatutsi, ariko kandi ku rundi ruhande Nizeyimana yafatanyije n'abandi basirikare barimo Lieutenant Colonel Muvunyi Taresisi nabo mu kigo cya gisirikare cya Ngoma cyayoborwaga na Lieutenant Ildefonse Hategekimana, ndetse na Gendarmerie yayoborwaga na Majoro Siriyake Habyara Batuma, n'intera hamwe zitandukanye zose ngo zahuje umugambi nuko bakomeza kwicira abatutsi mu bice bitandukanye. Icyo gihe kandi mu bagiye mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda rwari hafi y'ibiro bya komine Ngoma, hari mu Lieutenant Bizimana bakundaga kwiga Rwatsi.
liyetona cyangwa se akaba naryo peti ryari afite muri kiriya gihe Gakwerere, yewe na Koporo Aloyizi Mazimaka ndetse na Giteri Kageruka. Abo bose rero bari hariya mu rugo rwe. Rero bahageze ahagana saa 5 z'amanywa, bahasanze abandi bahigwaga harimo na Jean Damascene Ipari, Marie Gasiri Horerie Mukaremera ndetse na Kariste Kayigamba, yewe na Alphonse Esaidia. Aba bose rero bari hariya kandi rwose bari mu bahigwaga. Harimo kandi Uzamukunda Grace warashwe kandi ntiyapfa, ndetse kandi aza kurokoka yitabye Imana nyuma ya jenoside azize urupfu rusanzwe. Niwe watanze rero amakuru ya nyayo y'uburyo umwamikazi Rosalia Gicanda nabo bari kumwe bishwe. Ibuta rero Gicanda yabayeho mu buzima bworoheje rwose, aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse kandi n'abandi bagore bamufashaga mu mirimo ye itandukanye ya buri munsi. Ubwo abasirikare basangaga batwaye Gicanda n'abagore bari kumwe, rero babajyana inyuma y'inzu barabarasa barapfa ndetse banasahura ibintu bitandukanye bari bafitemo. Kapiteni Nizeyimana yahamijwe icyaha n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, rero ahanishwa igifungo cy'imyaka 35. Ku rundi ruhande rero Liyetona Koloneli Muvunyi yahamijwe icyaha cya jenoside, ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Ibi byose kandi hari abagiye bagira bati ubutabera rero burasa naho bwatanzwe, ariko kandi bwatanzwe igice. Urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda muri Arusha, ngibi kandi ntibyari byemewe n'amategeko kandi nta bundi buryo bwari buhari, ubwo nyine byagomba gukorwa muri buriya buryo. Nuko benshi rero bagiye bataha, abandi bagasubira mu buzima busanzwe, ubuzima burakomeje. Ariko kandi abantu bacyumva ubugome bwakozwe n'umugabo Gakwerere, hari abantu bagize uburakari bukomeye cyane bagira bati uyu muntu ubundi u Rwanda ruzaba rumubitsemo iki, ese bizamara iki? Nuko abandi rero bazi by'amategeko banazi impamvu yo kwihorera ko atari byiza cyane, bati bizaba urugero rwiza rwo kugira ngo nafungwa bizatange n'isomo ku bandi bakomeza kuba bakwijandika mu byaha bitandukanye. Ariko benshi bagatanga ibitekerezo atuwishe kuki nawe aticwa. Hoya, abandi utuye naga ariko bigenda. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda naga ishobora guhana icyo gihano nyine igendeye ku bugome cyangwa se ku bukana bw'icyaha. Abangaba rero baba bagiye bakurikiranweho. Rero ngaho nyemerera noneho twinje kuri ubutaka bwa Kongo. Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda yagiye asubiza ibibazo bikomeye cyane. Hari aho yageze ati nakifuje ko atakabaye ari we perezida wa kiriya gihugu cyiza. Ahanga rero ni Perezida Paul Kagame kuri Kisekedi. N'ubutumwa rero abantu basamiye hejuru barabuhererekanya, ariko nako kandi abandi badatinya kugenda babutangamo ibitekerezo. Hari ababunenze ariko kandi hakaba n'ababushimye bagira bati ibyo yavuze rwose ni ukuri, biragaragara n'udashaka kubibona. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kimaze igihe mu bibazo by'umutekano mukeya, kuza hato na hato, ukwibasira ubwoko bumwe, guheza bamwe ndetse n'ibindi nk'ibyo. Ati nyamara n'igihugu gifite umutungo kamere mwinshi, atariko kandi nanone kikaza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abaturage babayeho nabi cyane rwose. Ni gute imvugo nk'izi ngizi zakumvikana bikitwa ko habayeho kurengera cyangwa se kwikunda gukomeye cyane? Batoya ibi ngibi biragaragara n'udashaka kubibona ku butaka bwa Kongo. Nage iki gihugu cyiza gikungahaye gifite umutungo kamere cyakabaye kiri mu biganza by'umugabo nk'uyu. Perezida Paul Kagame yavuze ko aramutse yongeye kwicarana na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi, yamubwira ko abona ko atarakwiye kuyobora ikiriya gihugu cyiza cyane. Ibi rero Perezida Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro n'umunyamakuru nayo cyatambutse ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa 11 Werurwe 2025. Perezida Paul Kagame yavuze ko yagiye aganira kenshi na Tshisekedi inshuro nyinshi cyane akijya ku butegetsi, ndetse avuga ko n'ubu yiteguye kuba yaganira nawe rwose, ariko yuko yabonye ko bigoye rwose kumvikana nawe kuko bamara kuvugana ibyo bumvikanye akava aho ngaho akagera iyo agera yamaje kubihindura cyane. Niho nigeze kubabwira yuko bigoye kuba wakwiyumvisha ko Tshisekedi ari ubasha kwishyira mu bikorwa ibyo atekereza n'ibyo yavuze. Hari benshi bamufatira umwanzuro ndetse bamucisha hariya na hariya. Perezida Paul Kagame yagize ati ntago nanga kuganira nawe, ariko dukwiye rwose kuba tuvugana ibintu bifitiye inyungu ibihugu byombi kandi bifite intumbero yo gushaka gukemura ibibazo. Rero nta kibazo mbifiteho rwose. Kumvikana Tshisekedi nicyo kintu cya mbere kigoye, ndashaka no kubyerekana.
ndashaka kumenya umuntu waba arumvikanye nawe waza akambwira ati urabeshya rwose. Perezida Paul Kagame ati nagiye nganira nawe rwose mukemeranya ibintu, ariko yaba agisohoka mu muryango rwose akaba yabyibagiwe cyangwa se agahita bihindura, cyangwa se akabihindura mu bundi buryo bwe butandukanye nuko mwabiganiriyeho, ukumva avuga ngo oya ntabwo ibyo twigeze tubivugana. Uyu ni Tshisekedi. Abajijwe rero icyo yabwira Perezida Tshisekedi babaye bicaranye ahantu runaka, Perezida Paul Kagame ati namubwira ngo nakifuje ko utakabaye ari we perezida wa kiriya gihugu cyiza, kandi rwose ubutaha nongera kwicarana nawe nzabimwibwirira rwose imbona nkubone. Rero yagarutse ku nkuru y'umusaza w'umutaliyani Tshisekedi yakoreraga mu Bubiligi atwara pizza, avuga ko ubwo yumvaga ko yabaye perezida yifashe impungenge cyane rwose, kuko nawe kazi yagakoraga atari umwizerwa muri icyo gihe. Yagize ati sinzi niba arabibonye, hari umuryango w'abataliyani rero urabizi. Felix Tshisekedi rero yamaze imyaka myinshi cyane mu Bubiligi atwara tagisi, akora n'ibindi byinshi cyane nk'ibyo. Rero nabwo yari afite imyitwarire mibi, umugabo w'umutaliyani wari waramuhaye akazi ko gutwara pizza, ubwo yumvaga ko Felix Tshisekedi yabaye perezida yaratangaye cyane ati mana yanjye, uyu muntu utabashaka no gukora akazi ko gutwara pizza neza yabaye perezida gute? Muri makeya yakomezaga kwibazwa uburyo umugabo yaba yarageze ku nshingano kandi bigakorwa nk'aho ari ibintu byoroshye cyane bitigeze bigorana n'aka na gato. Perezida Paul Kagame yavuze ko impamvu abona Tshisekedi azarira mu gushaka gukemura ibibazo by'abatutsi b'abanyekongo ari nabyo byatumye M23 y'ubura imirwano, ari uko afite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse nk'abandi bamubanjirije kuri ubutaka bwa Kongo. Ntekereza ko rero afite ingengabitekerezo ya jenoside, kandi navuganye nawe nk'inshuro 100 imbere y'ibi bibazo. Rero twavuganye n'igihe byabaga cyangwa se n'igihe yabaga perezida. Rero sinitaye uko yaba perezida, ntago yigeze rwose atorwa inshuro zombi. Inshuro ya mbere yahawe ubutegetsi, inshuro ya kabiri yitangaje nka perezida. Rero asaba abaturage bose guceceka biba ariko bigenda, ariko ibyo ngibyo nge ntago bindeba. Perezida Paul Kagame yavuze ko impamvu rero abona ko ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigikomeza gutwererwa u Rwanda, ndetse bigakomeza kuvugwa ko M23 ari uko ari abatutsi b'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Rero ababivuga bakaba ari abatekerezaga yuko bakwiriye kuba barabivukanye rwose muri Kongo, cyangwa se bakabica bagashiraho burundu. Rero bikaba bitarabashije kubaho, u Rwanda ukaba ari rwo rwatumye bidakunda. Niyo mpamvu ibyo ngibyo tubirenganyirizwa rwose. Rero yavuze yuko nubwo bimeze uko nguko, u Rwanda rwifuriza amahoro muri Kongo, kuko mu gihe ifite amahoro no ku Rwanda yaba hari, kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu gito cyazahaye birenze bikenewe. Ntago ari twe twashaka ibibazo bishobora kudusubiza mu bihe nk'ibyo. Reka rero munyemerere dusubikira hanga amakuru yacu. Ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe nkwibutse ngo yikore kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Ciao ciao, bye bye.